gikomeye ntabwo wabona icyumunganya nacyo. Ibyo yadukoreye ni byinshi kandi niba gikomeye kubikora. Twaricaye tubitekerezaho tubona nta kintu twabona twamuha, gusa twamuteguriye inka banageze mu zabukuru kugira ngo bajye bamukamira amata. Sawa, sinzi mama niba ntakuniganya ijambo. Nashimira Imana cyane, ngiye mu mateka ya mezi sinashobora kubivuga mumva n'amarira. Gusa nashimira Imana yanyemereye kongera kubonana nawe mu buzima bwanjye. Maze kubura mama yambaye hafi cyane, ntabwo nigeze nkubangana na rimwe. No kugera kuri iyi ngingo ngezeho ni ukubera inama ze. Rero sinjya menya ikintu namunganya nacyo mu buzima, njya mugereranya n'Imana kuri njyewe. Muri Afurika twarabanye nyine, twese yabivuze, kandi tubana neza nk'uko nyine yambereye umubyeyi mwiza cyane, nta mudogo wanjye mwiza nkunda, mbese mubyumve mwese. Rero iyo nishimye ndangwa n'amarira pe n'amaseka cyane, murihangana. Mu kubyara kwanjye ukura mwana wa mbere nagize ndanyimaraho icyumweru kirashira, ariko mbere turi kumwe nakumpararuka ngo avuga ati reka mbe musize nyarugire n'ahandi njye kwa barumuna be. Turabana guhera ku wa gatanu mbyara ku wa kane w'ikindi cyumweru, mbere tukiri kumwe. Ntabwo yantereranye rero kubera ko ari umuvandimwe wanjye wa bugufi, yaba mu mubiri yaba no mu mwuka, byose yarabikoze. Buriya rero njya mureba nkumva sinzi, njya mbwira Imana gusa ngo warakoze kuba waramusigaje, ntibagende bose ngo dusigarire aho. Imana iramusigaza yo kabyara, yagize neza. Yankunda Imana kubera icyo kintu yakoze. Abana banjye twaricaraga muri Afurika kuko yaje na bari yari batoya, bakajya bambaza ngo mama tate na sogokuru babahe. Amubwira ngo batatu bose batuye kure yacu, abandi bagiye muri Amerika. None ko dufite dosiye, uwo muri Amerika tuzamubona ni cyane, nitudapfa tuzamubona. Imana ibigenza neza, dosiye yacu yarangije imyaka 8 hari niba atari 7 gutyo, ariko Imana irabisohoza. Twahawe randevu inshuro ya mbere birapfa, duhabwa randevu inshuro ya kabiri birapfa, ariko kubera umugambi w'Imana iya gatatu birashika. Ubwo rero irandevu ya kabiri yabayeho mfite inda y'umwana mutoya, nari ngiye kuza afite inda y'amezi 6, hazamwe akantu kubera shitani arivanga biranga. Iyo umuntu amaze kubyara rero bisa naho bisubiye inyuma gatoya, ariko Imana kubera ko yari ifite umugambi ku buzima bwacu n'ubwamere yaduhaye, irakomeza iraturinda. Wa mwana aravuka, mbona we bamwongera kuri dosiye irakomeza. Ayo ni amahirwe yarageretse ku yandi. Hashize igihe gitoya randevu iraboneka, iyo ntabwo yahagaritswe. Imana ica inzira turaza, ndongera mbona ku mubyeyi wanjye. Haleluya, amen. Rero ni ukuri sinzi ikintu navuga kubera mbere ni ukuri. Ni ukuvuga ngo barumuna banjye tuvukana kuri mama, ubu aho bari bagize agahinda bambwiye ngo mutubereyo. Barambwiye tufite abana 4, niwe abe mu ruhande rwa Alexis Bitega, noneho Arene abe mu ruhande rwa mama Rusi, Bo Breze abe mu ruhande rwa Sadamu, Gabi abe mu ruhande rwa Niringiye, noneho Charlotte ngo Darirene abe mu ruhande rwe. Ati ubwo nyine turaguherekeje turagushyigikiye, n'abarsene barahari. Banambwiye ati twavuganye n'injoro mutondo ntibamvugije, bambwiye ngo tukubwiye ibyo twagombye kuvuga,
nta numero yindi tugusumbya, byose murabyifitiye kandi tuzi ko uzi kubana, turizeye ko naho ngaho ufite inshuti ziraguherekeza. Nababwiye ngo ndazifite, ndashyigikiwe, uhagarariye n'ingo aravoma. Rero ndashyigikiwe, ni ukuri abantu mwaduherekeje sinabona n'ikintu mvuga. Imana yo mu ijuru yo kabyara itanga amahoro n'ubugingo izabibahe. Amen. Ubwo rero ni ukuri twaje dutyo, mbo abari muri Afurika bishimye cyane, bambwiye ati ikintu mwakoze cyaturenze, uwo mubano muzawukomeze. Ati kandi mutubwire ngo mbere ngo natwe turi inyuma, nubwo tutari muri Amerika ariko tubari inyuma mu bitugu, natwe tuzanamusura byanga bikunda. Turamukunda cyane rero twese, uko mbese uko twavuye mu nda ya Mugambira Donati n'uwa Mariya Domitire. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi tumubuze, mbese ni ukuvuga ngo njye n'ubuzima bwanjye buzaba burangiye nubwo naba ngifite umugabo turi kumwe, ariko Imana yakoze ibyo byose sinabura kuyishima. Nicyo ngicyo cyatumye tuza gusura mbere ngo tumwereke abana atadusiganye. Yansiganye abo babiri rero nambanye nabo ndikunda ngira nte, arampemba yo kabyara, umva aranshyigikira cyane. Aze muri Amerika n'ubundi nabo nabyaye ntiyabatereranye, uruhembo rwarabonetse. Ntabwo nari kuza kumwereka rero abo nabyaye tutari kumwe. Nicyo cyatuzanye muri urwo rwego, namwe mwaje kudushyigikira mukamwumvisha ku ngingo yaduteye kuza kwa mere. Niyo ngiyo ngo muzabwirana bagenzi banyu cyari cyatuzanye batabonetse, twari twarararitse. Mwakoze kuza, Imana y'amahoro izabaha umugisha cyane. Iryo jambo ryanjye. Amen. Sawa, murakoze. Rero kutanababye akazina mwese. Akazina rero niko mukunda kumva ni akazina kitwa Sara. Ako kazina nakamwise atwite, yari afite inda cyane nini kandi mbona ananiwe n'imirimo yo muri Afurika namwe murayumva idashinga kandi navunanye, ariko nareba kwihambira kwe n'imico ye ni mbese ibintu bigoranye, ariko byose akabishobora. Ni intwari mu bintu byose. Ndamureba ndamwitegereza ndavuga ngo ariko mere rwose iyi nda, kuri iyi nda niba afite akazina ko kwita numva nakwita Sara. Ako kazina rero n'uyu munsi abantu bose aho bava bakagera ibyo bisanzwe nta bantu bakiryitaho ngo naryibuke cyane. Ubundi akazina ke nanjye wenyine nkamuhamagara sinavuga ngo mere mpamagara Sara bitewe n'uko ari akazina namwise mu gihe gikwiriye. Nako kandi amaze kubyara iyo nda nta n'undi mwana wongeye kubyara yabaye bucura, mbese ni Sara Aburahamu yo kabyara. Oya nacyo rwose. Mureke mbasaba gatoya. Muraza kongera tuganire. Haracyari byinshi biziri imbere. Ariko ntabwo uri kuva. Ariko mubabara ntabwo mbatiye muri. None tukira aha. Icyo mbasaba gusa ni ukuntu urukundo mufite kandi ko ndabona ntabwo mukishije inyuma. Imana ikomeze bahembara. None natwe rero uyu munsi ntabwo mwaza kutwereka abana batahira. Uretse uyu munsi ariko mu cyumweru gutaha tuzabashakira ingobyi tuzabibabwira. Ikindi rero nanone bajya baca umugani ngo yemerera yimwisha abanza no kurya. Turakomeza tuganire ariko tubanze turebe ibiri aho. Genda wari kwa bandi bakomeje urumva kumusa. Haleluya. Haleluya. Byukuri ngiye byandeye. Sinzi nuko nabivuga. Ariko anezerewe. Uko mama niwe yabivuze, iyo mfite ikibazo nubwo cyaba gikomeye gitese ibyo mbona amarira, ariko iyo nishimye byaza. Rero nshimye Imana mu by'ukuri kubera ko mwese Imana yabarinze mukagera hano amahoro. Imana ishimye. Urugendo rwa rero rutari kwiyo Satani kwihangamo, mujye mubona umuntu asohotse mu nzu yagera hano hanze agahurirana n'indi modoka ikamukubita, ariko Imana ishimwe kubera ko yabarinze. Rero nshimiye Imana ku bashyitsi b'imigisha Imana yamuhaye. Umuteguro w'Imana wo urakomeye utandukanye n'ibyacu. Imana ijya imenya n'ibyo twe tutazi igahita ibimenya, ariko Imana ni nziza kubera ko iyo imaze kubimenya ihita ibikubwira.
Imana ishimwe. Mu by'ukuri mu kindi cyumweru nibwo umuntu yamamagaye arambwira ngo Sara ngo sengera ngo abashyitsi b'umugisha bazazi iwawe. Ndavuga abashyitsi kandi bazaza. Mwumva abana bose baransuye ari nta n'undi muntu uri buze. Rero mu by'ukuri Imana yo yari ibizi ko uyu munsi muri mwicaye hano. Imana ishimwe. Rero ndashimira abana banjye mu by'ukuri aba bana gusa ndashima Imana kubera ko yagiye imwe abana b'umugisha kandi abana badasanzwe. Imana ishimwe. Hari igihe ujya uhura n'umuntu mugahura nyine ukumva ari ibintu bisanzwe, umunsi mwahuye wenda ntimuzongere no guhura ngo mwongere mwibuke wowe umwibuke cyangwa wakwibuke, ukagirira umuntu neza ntiyongere kukwibuka cyangwa se cyangwa ntiyongere no kugutekerezaho. Ariko ndashimira Imana kubera ko Imana irakomeye. Imana ishimwe. Ubwo mba nibutse ibintu byinshi, ariko Imana yacu ni nziza kubera ko yampaye abana b'umugisha. Aba bana ndabakunda mu buzima bwanjye, baranyubaha bidasanzwe. Mu by'ukuri sinzi ukuntu nabivuga, ari barumuna babo basigaye muri Afurika, baranyubaha bose uko bangana kandi nanjye ndabakunda. Kandi na papa wabo nawe aranyubaha kandi arankunda nawe mu by'ukuri. Rero Imana ishimwe kubera ko yabarinze ikabazana, nongera kubona aba bana babo nasize badahari, hari bariya babiri ariko bagiye kuza baza ari 4. Rero ibyo nabyo nabishimiye Imana kandi ndashima Imana kubera ko Imana yamaye abuzukuru beza kandi nkunda kandi nabo barankunda. Imana ishimwe. Rero mwese mwikanze nkuko mama niwe yabivuze, Imana ibaha umugisha utagabanyije w'iburyo n'ibumoso, kubera ko mwakoze igikorwa cyiza. Hari igihe wabwira umuntu ngo umerekeze akagira izindi gahunda cyangwa se akanigirira n'ubutagasiba, ariko ndabashimiye mwese. Imana ibaha umugisha kubera ko mwitanze mukemera kuza mukabaherekeza, mukabashyigikira, mukabashishira. Imana ibaha umugisha. Baje baberewe ni kubera impamvu baje baberewe nuko namwe mwari muri kumwe nabo. Imana ibaha umugisha, mwakoze cyane. Kandi n'undi wese uzumva natwe dukeneye azatubwira, tuzamwitaba kubera ko namwe mwakoze ikintu cyiza, natwe tuzabitaba. Imana ibaha umugisha. Rero ndabashimiye kandi nshimira n'abana banjye mwese. Imana ibaha umugisha. Gusa icyaba cyiza nuko twese uko twicaye twazahurira hariya hantu tukongera uko duteraniye aha tukahahurira. Rero Imana ibaha umugisha kandi tutagwisaba Imana izaduhemba. Mwakoze cyane. Amen. Mfite icyo kuvuga nawe nanjye mfite icyo kuvuga. Uriya nubwo ntazi ariko nihangane. Ntagenda hari igihe yajya kuvuga yakavuga ngo yajya nkibagirwa. So twebwe twatumiwe na mushiki wacu, nubwo atari afite bashiki be bambe bene nyina baje, ariko twebwe turi hano abene nyina aho ngaho n'ubuje umuco ntabwo twateye imbere kwihangana ariko mwihangana sibyo twari turi kugenda nkanjye najya nahagariye Bitega, ariko kubera ko ngewe nyine icyo nazanye nicyo mfite nacyo no kukihanganira. Nanjye nakanye nako kaje gakura nakanyani ko kaje gakura. Sara kumanda